Yesu yubahwe. Reka dusome Zaburi ya 62 umurongo wa 9. Zaburi ya 62 umurongo wa 9 aravuga ngo, mwabantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Haleluya. Mwabantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo, Imana niyo buhungiro bwacu. Amen. Reka iki gitondo tuzamure kwizera kwacu. Reka iki gitondo ibyiringiro byacu tubishyire mu Mana. Umunsi wacu dushimira Imana iduhaye kubaho, iduhaye umunsi. Hanyuma kandi ibiri mu mitima yacu tubisuke imbere y'Imana. Ngibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo. Nta handi ni imbere y'Imana. Imana tuyibwiza ukuri mu gusenga. Imana ntitugira isoni zo kuyibwira ko turushye, tukabwira Imana ngo Mana ndananiwe, ariko nzi neza kuri karuhura. Ukabibwira Imana uko umerewe. Imana ni papa, Imana ni data, ntitukiyime. Kandi uduhahari mu mitima yacu ikirimo tukibwira Imana. Niba urwaye iki gitondo bwira Yesu uti, Yesu ndarwaye, ariko ni wowe mukiza, ni wowe wankiza ahangaha, ni wowe uvura. Wavuye hari ingero nyinshi abantu Yesu yagiye avura. Hari ubuhamya ukamubwira ati nuvye wakijije runaka, nanjye wankiza, izo mbaraga zawe ziracyariho, uracyakora. Haleluya. Tubwize Imana ukuri, ngibyo mu mitima yacu tubisuka imbere yayo. Haleluya. Ukabwira Imana ngo Mana ndananiwe, ni wowe uruhura. Subiza intege mu bugingo bwanjye, subiza intege mu mubiri. Ukabibwira Imana. Bwira Imana uko umerewe iki gitondo. Bwira Imana uko umeze. Bwira Imana. Ni Imana yumva gusenga, ni Imana idutegeye amatwi, ni Imana yacu bwite. Bwira Imana, Yesu ndashonje, ni wowe ugabura, ni wowe wantunga, ni wowe wantungira abana. Bwira Yesu uti, Yesu ni wowe, ni Yesu numva mfite agahinda. Ni wowe umara agahinda. Ukamubwira ati, Yesu kumara agahinda, mara umutima wanjye agahinda, nguyu nkuzanye imbere. Bwira Yesu ibiri mu mutima ati, Yesu iki cyaha cyarananiye, ni Yesu iyi ngeso yarananiye, ni Yesu wamfashije, ni Yesu wangiriye neza, iki kintu ukakinkuraho, ni wamfashije ko ngewe imbaraga nagerageje, imbaraga nafashe igihe mfata imyanzuro ariko nkongera nkabyisangamo. Ni Yesu ndi hano, iyi ngeso wayinkuramo, iki kintu wakinsindira, wamfasha kugitsinda kikaranduka muri nge burundu kubw'imbabazi zawe n'ubuntu. Tubwize Imana ukuri, tukazana ibiri mu mitima yacu tukabisuka imbere yayo. Nakunze ikindi bongeye ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Haleluya. Imana niyo buhungiro bwacu. Iki gitondo Imana niyo duhungiyeho. Iki gitondo Imana niyo duhaye ibyacu. Iki gitondo Imana niyo twiyeretse. Iki gitondo Imana niyo tubwiye. Iki gitondo Imana niyo tubizaniye. Iki gitondo Imana niyo dusukiye imitima yacu. Iki gitondo Imana niyo tuviduriye ibiri mu mitima yacu. Iki gitondo Imana niyo tubwiye. Mana ngo ukabwira Imana ushaka Imana kurengera ati, Mana wandengeye, tahangaha ko ngiye guseba, wandengeye ntaraseba. Tubwize Imana ukuri. Ndi Mana ahangaha bimeze gutya, Mana babana narimbazanye, dore mu mutima wanjye harimo ibi by'aba bana, ni wowe. Kandi ndabamenyesha ko Yesu ari hejuru yabyo byose, abirusha imbaraga. Ndajya nkubwira ngo iki gitondo Yesu arakomeye. Mwiringire, mwizere, umuvidurire ibiri mu mutima wawe, ibikunanije, ibikurijije, ibitumye urara udasinzira. Ibyo byose tubisukire Yesu. Aho tunaniriwe, imbaraga z'umuntu ziba yazibanye tujye twemera. Ubwira Imana ngo Mana ni wowe wenyine wasubiza imbaraga mu mutima wanjye. Basaba Imana imbaraga z'umutima, imbaraga z'umubiri, ni imbaraga z'umwuka. Ni wowe uzi uko umerewe. Reka dushime Imana kubw'umunsi yaduhaye. Hanyuma niturangiza tubwire Imana ngo kuri uyu munsi Mwami tuviduye imitima yacu. Nitugera ko kuvidura imitima yacu, wowe usuke ubwire Imana ikiri mu mutima wawe kikubabaje. Ubwire Imana impamvu utanezerewe, impamvu utishima, impamvu usuherewe, impamvu ugenda ukambije impanga. Bibwire Imana. Impamvu ugenda wimyoza, nagiye mbona abantu bagenda bimyoza mu nzira. Kumva nabonye abagenda barira. Hari impamvu rero. Ntago umuntu apfa kurira, ntago umuntu yimyoza kubusa. Bwira Yesu. Niwe tubwira ntatuvemo, tukamusukira ibiri bwina mu mitima yacu. Tukamuga ati, Yesu ahangaha rwose ni Yesu umbabarire. Tuhari naho twihana. Iyo turi kuvidurira Yesu biri mu mitima yacu, iyo turi ba nyirabayazana. Niba n'amarira uri kurira nyirabayazana yayo, bwira Yesu uti, Yesu ni njye nyirabayazana.
ninjye wabigenje gutya, nagize ntabindi ni ubugoryi, ni ubupfapfa nakoze, nimbabarira ukihana. Niba uzi kuri nyirabayazana ukihana, tukabyihana, turangiza tukabwira Yesu tuti nubwo bimeze gutyo niwe wandenganura, niwe wahamvana. Yesu ndabyemera simbihakana, ariko manitse amaboko ndwanirira, ukabwira Yesu tuti ndwanirira. Kandi tugafata umwanzuro wa burundu wo kutazabisubiramo, tugafata umwanzuro wa burundu wo kubireka. Kristo yubahwe, umwami ashimwe, Imana ishyirwe hejuru. Asante Yesu. Haleluya, haleluya. Kibirenge ndagushimiye, aya masaha tugusize hejuru. Uyu mwanya ni wubahwe, uyu mwanya ni wamamare, uyu mwanya urakwiriye, uyu mwanya urahambaye. Tugushimiye ubuntu bw'umunsi, tugushimiye imbabazi zawe kuri uyu munsi, tugushimiye uyu munsi waduhaye, tugushimiye buri saha, tugushimiye impano yo kubaho, tugushimiye mwami ko duhumeka, tugushimiye ko ubyemeye, tukongera guhagarara tuvuga izina ryawe, tukaba tugihumeka. Tugushimiye ko wavuze ngo yego nitubeho, tukaba tubaye, ukaba uduhaye ubuzima, ukaba uduhaye kubaho. Nushimwe mwami, kandi turasenze mwami, kugira ngo imitima yacu ngiye turayikuzaniye, turayizanye mwami, tuyisutse imbere yawe. Hari abafite imitima ibabaye, iyo mitima tuyisutse imbere yawe, turayizanye mwami, barayizanye imbere yawe. Hari abafite imitima inezerewe, ayo mashimwe mwami tuyabizanye imbere yawe. Urebe ibiri mwibwina mu mitima. Hari abafite imitima iri kwibaza, ikeneye ko wababera umujyanama, abo nabo nuko mwami. Hari abafite ibyaha byabizingiye, abo bibaza uko byabava, abo nabo nuko mwami. Turaje imbere yawe mwami, imitima yacu ngiye, ni wowe uzi ikidukwiriye, ni wowe uzi icyaduhesha amahoro, icyatugirira umumaro mwami. Mu izina rya Yesu, wumve gusenga kwa buri wese bitewe nuko akubwira ibiri mu mutima we. Wumve kwinginga kwa buri wese bitewe nuko umutima we umeze mwami. Ariko icyo tuzi cyo nuko wagendereye imitima yacu ngo turuhuke. Ushaka kubidukiza ngo turuhuke, ushaka kubidukuraho ngo turuhuke, ushaka kudutabara ngo turuhuke, ushaka kongera kutwiyereka ngo tunezerwe, urashaka mwami kongera kudusetsa, kuko uri Imana ituremera ibyishimo n'umunezero. Erega uri karuhura Yesu, erega uri inshuti, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, uri mwiza, urakwiriye Mana. Gitondo ganza, gitondo ushyirwe hejuru, gitondo wamamare. Urakoze mwami imitima yacu ko warebye ibirimo, urakoze Yesu kubona ko imitima yacu arahinaniriwe, ushaka kuturuhura, ushaka kutwiyereka. Turagushimiye mwami, ushaka kutugirira neza, ushaka kudukiza, ukomeje gukiza mwami. Ndagushimiye papa, ni wubahwe, ubisohoresha umwete wawe. Wumve gusenga kwa buri wese iki gitondo, umuntu wese uko afunguye umunwa gusenga, umuha umugisha, umugirire neza, usubize umutima we, uhaze kwifuza kw'imitima yacu Mana. Reka nkubwire ngo data, uhaze kwifuza kw'imitima yacu Mana. Abifuza kubatabara ubatabara, abifuza kubaruhura ubaruhura, abifuza kubamara umubabaro bamara umubabaro, abifuza kubakenura ubakenure, abifuza ikiganza cyawe ukibereke, abifuza mu maso hawe uhabereke, abifuza ubuntu bwawe bubahe, abifuza imbabazi zawe bari bwihane, abifuza ineza yawe. Buri wese nuko amerewe Mwana. Urakoze kudushubije mu ngeri zitandukanye. Asante Yesu, amen, amen, amen. Umwami yubahwe, umwami ahimbazwe, Kristo ashyirwe hejuru, amen. Umunsi mwiza, Yesu abagirira ubuntu. Mwibuke gukora subscribe kuri channel yacu, channel yawe, kugira ngo uzajye ubasha kumva cyangwa se kubona andi video, ubashe gusenga, ubashe kumenya ijambo ry'umunsi twasengeyemo, usangize n'abandi, ukoreshe ya usangize n'abandi, nabo babyuke bisengere. Nuko urabukoze. Shalom, umunsi mwiza.